uzajya usubiramo ibyo mvuze sibyo ngaho tangira Ibirenge Imana zayase maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranywe abantu bashyingiranywe ategeka abashyingiranywe ategeka abashyingiranywe ategeka abashyingiranywe abategeka abantu bashyingiranywe nemeye nta gahato nemeye nta gahato kowe uvuga ibyo mvuze Nizeyimana Julienne reka dufashanye none se tube duhagaritse se none se ubwo murumva twakumvikana gute buri wese rwose naceceke dukomeze dukeneye gufasha uyu mugeni buri wese rwose urimo kuvuga yigaye buri wese wumva arimo kuvuga yigaye ko arimo kutubangamira umuntu wese urimo kuvuga ajya yumva yigaye ko arimo kubangamira abandi reka dutangire ujye usubiramo ikintu uvuze ngaho utangire Ibirenge Imana zayase maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranywe abantu bashyingiranywe abantu ntabwo birimo ategeka abashyingiranywe ategeka abashyingiranywe ategeka abashyingiranywe subiramo ategeka ategeka abashyingiranywe abantu bashyingiranywe sibyo umva umugambi wawe rero umva madamu ni njyewe urimo kuvuga ndavuga nawe ukamuyobya sibyo wowe ceceka azajya asubiramo njyewe ibyo mvuze sibyo ategeka abashyingiranywe zamura akaboko se kandi ategeka abashyingiranywe noneho ukuba ngiye kujya mvuga ijambo rimwe ari gusubiramo ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Nizeyimana Julienne umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya
zayasi umbera umugabo tukabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Cyangwa se mu gihe yitabye Imana itegeko rikwemerera ko ushobora kongera gushyingirwa. Niyo mpamvu rero tubatuma icyemezo cy'uko mukiri ingaragu. Nari mbabwiye ko tubasubiriramo cyangwa se tubibutsa ku byo bari barabigishije ibikubiye mu itegeko rigenga umuryango n'abantu, aho tureba uburenganzira ndetse n'inshingano ku bashakanye. Mu rugo rero umugore n'umugabo banganya uburenganzira. Umugore atazumva ko afite uburenganzira buruta ubw'umugabo mu rugo, cyangwa se umugabo akumva ko afite uburenganzira buruta ubw'umugore. Mwembi mu rugo uburenganzira burangana n'inshingano kandi zirangana. Niba inshingano zingana rero bivuge ko mugomba gufatanya byose mu rugo, mugafatanya haba gushaka ibitunga umuryango, gukemura ibibazo bishobora kuvuka mu rugo, gushaka ibisubizo by'urugo. Ibyo byose umugore n'umugabo barabifatanya. Ntabwo rwose bikwiye ko umwe yavunisha mugenzi we. Usanga umugore yicariye hariya gusa, umugabo akaba ari we ukora ibintu byose byo mu rugo, ari gushaka ibitunga abana, ari gushaka minerivare, ari gushaka ibitunga urugo byose ngo umubone ari umugabo ubikora. Cyangwa se ngo umugabo nawe yiyicarire yumve ko izo nshingano ari umugore wenyine ugomba kuziharira. Oya, ntabwo mukwiye kuvunishanya, mukwiye gufatanya byose. Ibyo mu rugo byose umugore n'umugabo bakwiye kuba babifatanya, hakabamo ubwuzuzanye n'uburinganire mu rugo hagati y'abashakanye. Icyakora mu gihe umwe yashobora kugira imbogamizi yatuma atabasha gukora, yatuma atabasha kuzuza inshingano mu rugo, mugenzi we yiharira izo nshingano, kuko nyine haba habonetse imbogamizi. Kuko ni urugero, umugabo aramutse arwaye mu rugo, ntabwo umugore azanga kugira icyo akora ngo kuko umugabo atamufashije kandi arwaye, yagize nyine imbogamizi yatumye atabasha gukora cyangwa se kugira undi musanzu yatanga mu rugo. Ni icyo gihe nyine habaye imbogamizi, ariko umugore n'umugabo bakwiye gufatanya gutunga cyangwa se no kuzuza inshingano zose z'urugo. Indi nshingano rero mbibutsa kuzafatanya ni inshingano yo kurera abana muzabyara. Umwana niba agize amahirwe yo kugira ababyeyi bombi, mukwiye kuba mufatanya iyo nshingano, kuko no kubyara buriya muba mwafatanyije. Ntabwo umwana ashobora kuvuka hatabonetse umugabo n'umugore. Niba rero mwafatanyije kubyara no kurera, mukwiye gufatanya kurera abo bana. Iyo tuvuze kurera rero buriya haba hakubiyemo ibintu byinshi. Hari ukubonera umwana ibimutunga, hari ukumushakira imyambaro, hari ukumujyana mu ishuri, hari ukumushakira uburyo bwo kwivuza, hari ukumurinda ihohoterwa yahura naryo. Ibyo byose ni ukurera umwana. Umugore n'umugabo bakwiye kuba babifatanya. Ariko nkababwira ngo igisumba ibindi byose, ikibyo byose bishingiyeho, ni ukumuha uburere bukwiye. Umwana wamujyana mu ishuri ryiza, wamugaburira neza, ariko mu gihe utamuhaye uburere birangira byose ntacyo bimumariye. Rero nagira ngo mbibutse kuzarera abana nabo bazigirira akamaro. Kurera umwana rero umuha indangagaciro birasaba yuko nawe uzaba umwereka urugero rwiza. Kubwira umwana ibintu udakora biragoye kuba wabwira umwana ngo iyo umuntu agiye kuryara abanza agakaraba, kandi nawe abibona ko utakarabye. Ni byiza rero ko ababyeyi muha urugero rw'abana kugira ngo ibyo mubigisha nabo babibona mu muryango, kuko buriya ibyinshi umwana bikura mu muryango iwabo. Ntimuzarindire ko umwana azajya gufata ibyo abonye hanze, imico yo hanze. Muzareke imico myiza yigire iwanyu. Ururimi azasanga muvuga nirwo muzavuga, imyitwarire abona iwabo niyo akurana, imico abonana ababyeyi niyo akurana. Reka rero muzarera abana, nubwo abana azaba ari abanyu
ariko muzibuke ko umwana ari n'uw'umuryango akaba n'uw'igihugu. Muzamu rero kugira ngo azigirire akamaro, akagirire umuryango mugari ndetse n'igihugu muri rusange. Kuri uyu munsi rero abageni twongera kubibutsa ibigendanye n'imicungire y'umutungo, umutungo w'abashakanye. Buriya iyo umuntu akiri wenyine cyangwa se ngo akiri ingaragu, umutungo awucunga uko abishaka. Umutungo ufite ushobora kuwugurisha, ushobora kuwutanga ukawuhereza uwo ushaka, ushobora kuwukoresha uko ushaka ndetse no mu gihe ushakiye, kuko ni umutungo wawe wenyine. Ariko iyo wiswe umutungo w'umuryango, uba ukwiye kuganira nabo muwuhuriyeho imikoreshereze yabo. Abashakanye rero mu rugo, umugore n'umugabo bakwiye kuba baraganiriye cyangwa se hari ibyo bumvikanye ku micungire y'umutungo bazabona. Kugeza uyu munsi rero mu Rwanda hari uburyo butatu bwo gucunga umutungo ku bashakanye. Hari ivangamutungo rusange, hari ivangamutungo muhahano, hakaba n'ivanguramutungo risesuye. Iyo uhisemo ivangamutungo rusange uba uhisemo iki? Iyo uvuze ngo twahisemo ivangamutungo rusange bivuze iki? Bivuze ko abashakanye biyemeje kuvanga umutungo wabo wose, bakavanga umutungo bari bafite batarashakana, bakavanga uwo bazabona bamaze gushakana, impano inshuti zishobora kubaha, umurage ababyeyi bashobora kuba baraguhaye cyangwa se niwo bazaguha, inguzanyo waba warafashe cyangwa iyo uzafata, ibyo byose mukabivanga, buri wese akagira uruhare rungana n'urwa mugenzi we kuri uwo mutungo. Iyo bavuze ivangamutungo rusange, nta mutungo w'umugore uba uhari cyangwa umutungo w'umugabo, oya, ni umutungo w'umuryango. Ni handi usanga umugore afiteho 50% n'umugabo afiteho 50%. Iyo mwahisemo ivangamutungo rusange, ntabwo uvuga ngo iyi nzu ni iyanjye ngo kubera yuko ngo ni ngiye watse ideni ryo kuyubaka. Oya, nibyo koko watse ideni ryo kuyubaka, ariko mugiye gushyingirwa mwari mwarahisemo ivangamutungo rusange. Ugasanga umugore arimo kujya impaka n'umugabo ngo mu bintu ngo uvuga ngo iriya sambu yo ntabwo ngo uyireba, ngo nta n'ubwo uyifiteho uruhare, ngo kubera yuko ngo ni papa wanjye wayimpaye. Papa wawe yarayiguhaye, ariko ugiye gushyingirwa wahisemo ivangamutungo rusange. Ubwo iyo sambu n'uwo mwashakanye ayifiteho uruhare rungana n'urwawe. Ibyo nibyo bita ivangamutungo rusange. Umugore aba afite uruhare ndetse n'uburenganzira bingana